bafanye kurya imigati nayisubije mu ifu none waje wambaye akamini kageze hano ngo wifunze wafunze iki se amata kari kugaragara nago ba wifunze warangaye ugiye kunteza abafana yanywaga inzoga yawe kumva urwaye nka mareka ngo bamuhe urwagwa ukiza malariya nagiye gutangira mu 2001 mu wa mbere primaire nasinze ndavuga ni nyushye wanje mu propose mu ndege na phone yanje ndarugwa inyuma gwifite nje naja mu ndege gute n'umuntu uri kumva interview yakoze ibidudu nje ikino cyo cya I love nta n'umuntu nagira inama namugira inama akubita ababyeyi anywa inzoga asinda anywa itabi ngurumogi bagufunge ngiye muri Amerika bajya bamvugisha man ngiye nsa na Yesu usa na Yesu what the fuck uje tumandembera ngagukurikira everywhere you are yeah nduzanziga everywhere you go. Tubahaye ikaze ku Murwa TV nkuko mumaze kubimenyera muri kumwe nanjye Ange Trudy muri The Talent Umurwa. Rero nk'ibisanzwe no munsi twabazaniye umunyempano afite talent nyinshi cyane twamwita talent. Rero kadutangiye tumuha ikaze kodo ikaze ku Murwa. Nawe ikaze bavuga gutya iyo murakubwiye ngo ikaze usubiza ngo iki kodo mwansanzi wacu uri kumpa ikaze wowe oya nende kuvuga ngo ikaze ku Murwa. Okay ahubwo ikaze murakoze twatangira wibwira abakurikiye Umurwa TV bamenye kodo twatangiye tuvuga ngo uri talent bamenye izo tana ufite nizi nago nzizi okay no wabikabirije talent ndashushanya ndaririmba ndabyina n'ibicyamana comedy okay narayibagiwe narayiretse what the fuck nkakora no mu nkono gakora no mu nkono kodo amazina ababyeyi bakwise nayahe yitwa Muneza Kodo Iber kodo kodo bisobanuye iki history kodo bisobanuye mwana kambivuye mu mazina yabyo bisobanuye imbobo nagira utunyanga twishinyira umwana twinshi kabisa utunyanga ni ubwo utunyanga byumve nagira utunyanga kabisa numereka avuga ngo uyu mwana ni kodo paka mbaye kodo ari nyine bafanye nde kurya imigati yo mu rugo ndi kuyisubiza ukaruma ku mugati mu ipaki ugasubiza ukaruma n'imbebe girya bino biryo ni yahe mere kumirwa akavuga iyi mbeba ni yigirye mu ku migati kayisubiza ibaze usuze avoka ndayizi yari kuri mu cyaro bataravoka akayitara nko mwivu none igashye none buri mopeti yagiraga avoka kaze akagenda kuzitoragura hano ku giti akaza akazishira nko akavuga ngizi navoka zanjye nzazirya nkajya afata buri avoka nkakata akantu n'icyuma mu bugwe bagita igisu ni yego icyuma none nkakata n'igisu nkakuramo kakaboro nkakajya namwe ukarya nkahita afata akantu uzi agasasangiza sura kazi nago ngazi nakantu kabakubi uyu umaze gusatura nk'umwase hari akantu gasiga dushinyitse ugakuraho ari kamwe nyine akantu kakasigaye gashinyitse ku ndakumva gaconze nyine ku buryo kabasha gukata none nkakadomagurisha muri yavoka nakase kugira ngo bagende imbere yese imbebe kata n'icyuma kodo yano abakodo nkavuga ntawe bakarimfasha bati bafanye kurya imigati nayisubije mu ifuro bati uri kodo nguyu kodo nuko ryamfashe katuni ryo ryaje kubera domukatunist like ndashushanya bino ni nayo Kigali niko njya niko nywa naje kuri 7,000 nzi Kigali kirindwi cyo none byahindusemo isubo ni iki ni njya nguruka ni indege ujya kuba nka twadukomeza wajya gutera ati igi ryavuye mu ruganda rw'inkoko biteye ubwoba nanjye mbibabwire kabisa 7 byavuyemo akazi kenshi cyane tukira aho ngaho dore kuri ya komedi yamenyekanye cyane uri kuvuga ngo iki cyavuyemo iki ngiki ukumva ni ibintu bitangaje ntabwo ari komedi iri wala njye ntabwo njya nkora komedi njye mvuga ibintu bibaho bisanzwe wowe ngo ujye kumva ngo ntabwo ndi kubwiye kuri ya komedi ndakubwira ibindi ujye kumva ku muntu w'umukobwa ngo baje bifunze kwifunga no gufunga ni ibintu bifunze utari kubonamo imbere
none waje wambaye akamini kageze hano ngo wifunze wafunze iki se amata kari kugaragara wafunze iki wafunze agacondo nako yagiye kuba kagaragara nago ba wifunze warangaye nasohokanye n'abajama twarangaye ntabwo bakabuze kwifunga no kuranga warangaye twe twarangaye. Reka dukomeze. Kodo, watubwiye background ya Kodo kuva ari umwana kugeza ubu ngubu byagenze gute? Navukiye muri Kongo ubu mfite imyaka 7. Ufite imyaka 7? Ntumakanye ntabwo navuga imyaka yanjye mwana. Ese abakobwa bankunda banyange n'abahungu bamfana ngo arakuze gusa mfite 7. Nzajya gutangira nkoza ishuri vuba. Ubundi bajyaga bavuga ngo abakobwa nibo bantu bahora bagabanya imyaka, ejo bundi ugasanga yafese 20, ugasanga umundi mwaka afese 18, wowe none ni 7. Nka wa mu misi warangije igihe wakoze filime. Like navukiye muri Kongo. Data papa mwita Bitonda. Somari inyuma kuri ya tablo. Kwibona? Bani mukuru wanjye wayikoze ntago ari njye. Cyane wowe. Ni mukuru wanjye nasanziga mu 6 muri école d'art, nanjye nzanzinje mu 4 ubu nabucura bwacu niho yiga. Nuvuga ngo wize muri école d'art yo kunyundo gushushanya. Wahize ryari Kodo? Ndangije 2013. 2013. Hari ufite imyaka 7. Okay. Ndangije mvutse. It's like okay, warumvaye ko ubuzima bwanjye kuva ntangiye navukiye muri Kongo, mvuka ku babyeyi babiri, umwe witwa Bitonda undi witwa Dore babaye Makire. Turabana 10 mu rugo, ndi umwana wa 6. Uri kuvuga ni benshi? Oya, nabo ngabo. Noneho nanjye narabyaye. Nuvuga ngo ufite umwana? Ugiye kunteza abafana. Oya, ntabwo uri kuteza abafana. Ufite n'umugore? Narabyaye. Oya. Narabyaye ku giti se? Ku mugore. Nyine ufite umugore? Nese turabana njyewe. Oya. Ntabwo muri abana. Ashaka no kwishakira umugabo we. Abishaka. Nawe ushobora gushaka umugore? Ntabwo nzashaka. Kubera iki Kodo? Ko nabyaye. Icyo washakaga mu gushaka no kubyara gusa? Papa si yo gushaka no kubyara. Buriya se? Yego. Niyo mpamvu uri kumbaza ibibazo nuko wavutse udahari ntabwo wambashije. Papa si yo gushaka no kubyara, narabyaye nta bindi cyaka. Nzirira ubuzima. Njye mbona ubuzima bwakuze mburye gutya. Nisuryo ubuzima mu buhe buryo? Nzumbwira abafana ibintu nkora byose binundya. Nyine navuze ngo uryo ubuzima. Wenda umuntu uri kuturashaka kuba bati naye ndashaka kuzaryo ubuzima. Nyine we kuryo ubuzima byumva gute? Ni icyo ukora ukavuga ngo nari ubuzima pe? Abantu barya ubuzima bitandukanye. Wowe nubuhe? Ngiye mu inzoga. Nkakora ubushakashatsi. Harya ibiryo. Ukuri kweruye itabi riragurishwa, ifege n'iki naryo ndarinywa. Rimwe nkiri n'umwana muto. Niga mu primaire gutyo. Kodo watangiye kunywa inzoga ryari? Mfite imyaka 4. Mfite imyaka 4? Mfite imyaka 4. Byagenze gute? Duhe ubuhamya bw'ukuntu watangiye kunywa inzoga ukingana gutyo kuko wari uri mutoya cyane pe. Papa na mama, papa mu inzoga. Mama ntagazinywa ko no yari umudivantiste, akundana papa aramuhindura uwo mukatolike. Ni n'umukuru w'abakarismatike muri Rubavu. Urumva? No papa wanje yanywaga inzoga yawe kumva urwaye nka maraya kuvuga ngo bamuhurwagwa rukiza malariya. Nuvuga ngo urwagwa rwari quality mu kuri Kodo? Nurize sindiho. Yagwa napfuye. N'urwagwa tu. Seriously ntabwo ndi kukubeshya. Abanyarwanda bakire bibaza ibintu. Bankwa urwagwa nkakira, yakoraga no muri brasserie, ndi burarirwa. Buriyo mbonye iyi modoka ya brasserie, ya burarirwa mitanteri sari pakirenze. Kubera baraturwanya ko patura abana paka tugeze ubu. Birumvikana. Yego nuvuga ngo ngiye nanywenza kandi umwana afite imyaka 4 papa yimpa gutyo kugira ngo nkiri cyo bagitanga icyo muntu. Nawe uzabyara uzabimenya. Narabyaye ngiye pepeti yangu. Ukumva? Nukuvuga ngo ngiyewe nanywenza kubera kurwara malaria bakamurwagwa ngezaho. Ngiye nagiye gutangira primaire mfite imyaka 7 ndabyibuka hari muri 2001. Sibyo Geva? Vuga. Yego. Geva arabyemeje. Nagiye gutangira mu 2001 mu wa mbere primaire.
nasinze. Wasinze. Ufite imyaka 7 kuko kera twatanyaga dufite imyaka 7. Ari 6. Nibo batangiye ku 6. Imyaka 5 maze umwaka umwe ntonka. Sinakambakambye n'ukuri ndi gukubwira. Ariko nabana bagenda bakuruza ikibuno hasi gutya. Urabizi? Babyita gukambakamba. Babyita iki? Bakamuntu bigendesha amavi n'amaboko. Ariko umwana yikurura. Mama agira ngo ndi ikimuga. Kumbe Yesu nca ukambakamba amavi yanjye arahenze. Birangira abonye ndi kujya nkeri ntambwe ebyiri nkagwa. Ayambwiye ko duskuta kambakambye ko nk'imyaka 4. 5 ko nagiye muri nagiye muri primaire maze umwaka umwe ndekeye konka. Umwana nkurikira musubye imyaka 7 yitwa Fabiola. N'umukobwa wayo. Abari inyuma benshi n'abakobwa bose. Nuvuga ngo yanyu murahungu bangahe? 5. Abakobwa nakwiye turi sava. Murabana 10. Na papa na mama football. Tunabi. Famille pe. Nabo nabyaye nabo mukuru wanjye yabyaye. Turabanyarwanda. N'umugore Rwanda. Nagari umugore. Mama w'umwana. Yego. Ndamukunda. Nako ndabakunda ni benshi. Kundi tukira aho ngaho ufite girlfriend? Girlfriend? Agiva ndamufite. Handi twajyanye cyagiye ari kwa girlfriend. Tuza hano unambwira ngaraje. Hari kwa girlfriend ariko it's like dora dushwana ko nkunda inzoga kandi nagazikunda we ntankwa. Nise uramukunda? Ndamukunda nise ndamwanga. Nise niyo umukunda kuki akubwira ngo wikora iki ngiki kabyanga? Kuki se nge ntabwira ngo reka kumbuza inzoga akabyanga. Na umuntu uri mu ntagira it's like abantu tugira ikikosa mwana kumva ko ugomba wo kutwara abantu kuntu bameze. Ibaze Kagame avuze ngo abantu bose bamiri kunashaka twari twambara uniforme. Mu Rwanda kandi atari ikigo cy'amashuri kubona bose bambaye umutuku n'ubururu. Si byaba ari byo? Ntabwo byaba ari byo. Ibanga umuntu agomba kuba ukwe n'undi akaba ukwe tugahuza uko kuntu tubaye. Rero niba adashaka kumva ngo meze guke se mugire gute? None se Kodo uravuze ngo ufite girlfriend ni wa undi mwabyaranye cyangwa ntabwo ari we? Ngo twabyaranye. None se kuki igihango cy'umwana byarangirira byagicika? Byarangirira ntabwo biyangira. Umwana wawe ko atamumpa se katabampana ko dufite benshi. Ni bangahe Kodo? Abakobwa batandukanye 3. Mufite abana 3? Ku mumama umwe? Oya, abakobwa batandukanye ko mfite imyaka 7. None se Kodo hari ibintu usanga hanze nyine kuko uri umustar turakuzi abantu benshi bari kudukurikira barakuzi ugasanga abastari bazwe ko bakunda abakobwa wenda se byaba ari ibyo ngibyo nuri kuturagiye kuvuga ngo bya bintu ndabyemeye koko Kodo yabyaranye n'umuntu nago bakundana afite undi bari kumwe ibyo bintu bivugaho iki? Nise ko ari ubuzima erega ntago ibintu byabaho kimwe niba ubyaye n'umuntu aguvuze murakundana gukora ibidudu n'indi system. Okay, uzabikata umva reka twiganirire. It's like man wowe nago nese wagize boyfriend mu buzima bwawe? Oya. Sawa, iyo mubyarana se abo mwatandukanye iyo mubyarana ufite abana bangahe? Wagisha kuri Oya ndajye nta mwana mfite. Iyo abakongo mwakundanye bose mubyarana ufite abana bangahe? Kandi wowe mwarabyaranye kuko ufite abana benshi. Ibyo ndi gukubaza ufite abana bangahe? Bavugira ko ibyo tubireke wewe bivugisha ko nanjye uri kumbaza gusubiza no nderanje. Wewe vuga abana waba ufite umuhungu wese mwakundanye muza kubyarana ufite abana bangahe? 2. Ko ndemo ngo 2. Yego. Urumva ukuntu ufite abana benshi kandi ufite imyaka 4. Si 4 ni 5. Vugisha kuri mwana twikomere 7. Ntabwo nyibuka 3. Abantu batibuka imyaka bafite 4 5. Abantu batibuka imyaka bafite imyaka 5 wowe ibaze ku myaka 5 ko ufite abana 2. Ni bakeya ni benshi? Ni benshi. Ngiye mfite 7 bifite 3. None se Kodo urivuga ngo uwo mama cyangwa uwo mukobwa mwabyaranye ntabwo ari we mubana kandi ufite girlfriend. Nyuma nuvuga ngo nyuma y'uwo mama ufite aba girlfriend wagize aba girlfriend bangahe? Hari muri 2010 umwana wanjye wa mbere yitwa Muneza Kodo, yitwa amazina yanjye yose nirya acto igiye ku giti cye. Acto bisobanura nyine
oak settlement, nyine ni settlement ya oak, ibya biti byigira amababi manini, nyine kubona ishyamba ryabyo. Niko yitwa ishyamba rya oak. Ye ntabwo nyine nitumwa n'ibintu by'ubukristo. I don't believe in muri Christianism. Ntabwo nyizera aba Buddhiste, sinizera aba dive. Ubundi susengera hano. Na dini ugira? Kaburi dini ni igitutsi. Ariko ntabwo nyantukika. Ndavuga ngo ntabwo bintayibwa kuba ntafite idini. Iwacu n'aba Katolike, ariko I don't believe, ntabwo mbyizereramo. Kuko like Katolike ni ngiye nizero ubona ko ufite dread. Nzire kure. Zigwe. It's like katwivibingire ziguye. Ntabwo nizera mu bintu by'amadini kubera ngiye mfite dread kubibona. Nizera mu buryo bw'abarasta cyangwa se uburyo bw'abanyafrika. Nubuhe? Umunyafrika agomba gufasha mugenzi we, umunyafrika agomba kuba aseka, umunyafrika agomba kurya, kuko ibiryo byinshi tugaburira mu mahanga ni ibyacu, ibintu nk'ibyo. Ndavuga ngo icyo gituma ntemera ngo nakuriye mu idini iyi ngiyi niyo ngomba kugusa, ko naririmbye mu makorari cyane kabisa, ndi n'umuhanzi urabizi. It's like Katolika niyo societe, ntabwo ari n'idini. Niyo societe ya mbere ku isi ifite amafaranga menshi, urabyemera? Ndabyemera. Umuntu utureba abigugoringe abishaki. Katolika niyo societe ya mbere ibitse umutungo wa Salomo. Salomo ni umunya-Israeli wabayeho afite imitungo myinshi. Nibo bayabitse. Nuvuga ngo bakoresha amafaranga yo mu kinyejana cya 17. Uri kubyumva? Ayo mafaranga nuvuga ngo ayi kinyejana cya 18, cya 19, icya 20 n'iki turimo cya 21, amafaranga aracyabitse. Ariko niba bafite abakene benshi ku isi. Biratangaje. Nabyaruzi se? Nabyo narinzi ndabimenye. Abakatolike nibo abantu bafite amafaranga menshi, no bafite no bakene benshi ku isi. None niba ubwira abantu ngo Imana ni nziza kandi igomba kudufasha, iyo bahengwe dukunde, ukabikibikira abantu bagapfa, ubwo ukorera Imana vraiment. Doga tuve ku by'amadini. Watubwiye yuko uri n'umuhanzi. Waturirimbiraho gatoya? Geva nashobora kuririmba? Okay. Urumbwiye ngo ndirimbe. Okay. Dushaka fame, dushaka fame. Social media ni sigaye imbiki ubwenge. Ibyuki biraha bigenda na make up mu mafone. Amaniga yibitse ku kantu niya caba slay. Hazutubare tugahirima, paka zikaza zikazima. Ikipe n'ikipe bigahinduranya amajezi. Yambi yahindutse chance, abari bahinduka slaves, abari bazi gushaya yabahinduka batwekers. I'm sorry sinjye wabizanye, nanjye naje nsanga byigenza. Sakwe soma, sakwe ibintu byabaye, nimba ngo sakwe uve ngo soma, sakwe ibintu byabaye fire. Ibintu birarenze bongo. Kodo ibintu birarenze pe, nise kodo ndumva ufite impano pe. Like urashushanya, neza no kumva ngo kina film. Yes, ndumu acteur. N'umwanditsi wa filime, umwanditsi w'ibitabo by'abana. Multi talent. Nagari multi talent, ngiye nkora ibintu byose biri mu entertainer. Ndi n'umu MC. Mukanya uri kurimba R&B, ukarimba hip hop, icyarimwe. Ibyo bintu bishobora abantu bakeye. Ntabwo byakunanira, ni ibintu by'ukakora. Nese kubwira umuntu ngo ese yaguze ba pfla ngo twinshiriye gisiri dufite intoki enye, iyo havuye rumwe umuntu abiki yo tafukenke ndarakwanze ni pfla, ibintu nk'ibyo none wese abikora. Ukumva Bruce Bede bakanya ngo niza nanjye numveho. Uwe ni ibintu urabumva ukabisubiramo. Ngiye ntabwo birimo kugira ngo mbone iki ariko nyine ngiye ndi muri entertainment, nawe MC naririmba, narapa, nashushanya, nakina filime, na umunyamakuru, naba wowe ariko ntabwo nabipede. Nijye cyane niye gusa. Abakobwa ni fresh nyo gukunda. Unawe uzabakunde. Ngo bakobwa ni fresh, nicyo kunda ku bakobwa uvuga ngo uriya mukobwa nyine iyo uvuze ngo umukobwa ni mwiza, nicyo ubugendeyeho? Nkugenderaho bagukamere. Tubwire nyine nka character cyangwa ahantu uvuga ngo uyu mukobwa uko afite iki ngiki ni mwiza kuri njye.
Nkunda umukobwa ubyibushye gato. Ubyibushye gato? Gutyo ungana ni fresh. Sindabyibushye. Hananuke ntabe n'ikidumbari. Ikidumbari urakizi ikintu kingana cyane kinini. Ntabe ikidumbari ntanananuke. Urugiye kumukora. Twepeti. Ugiye kumushushanya. Yaweza gato ngiye gutangira ngo. Usko nshanyisha intoki ebyiri. Yego. Icyarimwe. Urarenze pe. Kodo, Abanyarwanda bakunze ukubona muri wadafakamwa, ibyo bintu wadusobanurira bivuze iki kuri wowe? Ese bisobanuye iki ubundi? Sobanura Abanyarwanda badukurikiye. Wadafakamwa byaje nyuma kuko natangiye kuri comedy ya Aurore, Miss Aurore yari yakoze bari bamupropoza mu ndege. Ndavuga ni nyushye wanje mu propose mu ndege na phone yanje ndarugwa inyuma gwifite nje naja mu ndege gute ibintu nk'ibyo like nkora ni ya KNC watanga amakarita ku bantu ngo ntago bazi kuririmba kandi nawe ntabyazi ndimba ese uzizi wabaye nimbi ndimba za KNC abari mbi kabisa nuko ntacyo wabikoraho hakaba ari mbi ni nyiri TV1 ashaka no kutazankina abana kwa dance benshi ariko nyine KNC wapi nagaririmba neza ariko haka abantu umutuku ngo barimbye nabi ibaze ko uri umusazi gakondana abandi bantu ngo barasaze nivuga ngo nta ni kuvuga ngo wowe wakoze gukondana abantu ku kibazo ufite nawe ukakibahora niko kenimita nkora comedy yiwe ngende butuntu utari kugenda gutya nka dukora nivuga watafakamwe yaje nyuma yaje gute natangiriye muri groupe bita Rio Team kitwa Rio Team bro Rio Team yitwa Rio Team nabanagamo na ba Douglas Nabandugu Nabachens ba Tony B barabona ba Sono ba Kanera nabanagamo n'abandi bajamani kwa flexinganaga bitwa gute nyibutse umwe man ni interview ndi kubaza undi muntu hariya nyibutse man twabanaga muri groupe yo barahagije amwe ngo barahagije nuvuga ngo twabanaga muri groupe bambwiye ati ujye ukora comedy y'ibigwi ko nakunda kweza ama voice note y'ibigwi bambwiye ati ko ujye ukora bino bintu ni fresh mbishaka ka rubanda ariko nyuma yaho naje gukora n'umuntu bitaje wakiye mu curanga muri symphony symphony arambwiye ati ajya kunda kuvuga ngo what the fuck buri gihe wambwiye ngo kuvuga ngo what the fuck no mu comedy ariko witurije tuwicuranyira buriya mwazamusuye wallahi tuzajyayo seriously ni umukomedi ariko nyene mu gitariste ariko akora comedy azikuririmba azikugira gute arambwa ati kodo ngo wowe bira bintu byukora byuvuga ngo what the fuck urenzeho na kamwa inyuma nuvuga ngo what the fuck mwe yavuye kuri Joachim niba mbwiye ati gikora bino bintu nabyo mbishiramo birya yiti numva muri Amerika ngiye muri Amerika bajya bamvugisha man nese what the fuck mwe yarahitinze ku buzima bwawe bisobanuye iki hari aho yakugejeje muri ibi bintu bya comedy nkunda entertainment kwimpuza n'inshuti rero what the fuck yakoze inshuti nyinshi nanjye ubwanjye ntaranahura nazo mu Bubiligi mu birwa bya Maurice nago nkubeshye nuko phone yanjye yamenetse si ubizi ko Messi nayikoretse ndabizi yes nuko phone yanjye yamenetse nawo bundi mu birwa bya Maurice muri Egypt muri hose babambwira ngo pull up nvange ndi nyine ndi continue twakomeje tubona yuko ukora ibintu byinshi bitandukanye kudo muri iminsi ugiye muki hari abanyarwanda bari kuvuga ngo ese ko tutamuheruka naki wabwira abanyarwanda badukurikiye ibintu ugiyemo muri iyi minsi mugiye mu muziki no gushushanya na filime zizasohoka mu minsi iri imbere ni ukuvuga ngo bategereze sinjya nkwama continue gahunda ni continue none se kodo twabonye yuko ufite ibintu byinshi ukora ubifatanya gute hari ubukomedian hari ubwa artiste ari ukuririmba ari gushushanya hari gukina movie ibyo bintu byose hari ubu MC hari ubunyamakuru ibyo bintu bifatanya gute ni continue ni imbere cyane dukomeza ndavuga ngo niba ngenda byuka mu gitondo nkavuga ngo ntabwo nyabyuka mu gitondo ko ndyama ntinze kabisa nibura ndyama saa 10 sibyo bro niba ndyama saa 10 ndi muri studio ndyama nka saa 10 saa 12 nkabyuka nka saa 4 nkati njya gushushanya nava gushushanya ubwo niba nagiye gushushanya ndavuga ati kanjye gukompoza nk'aka comedy nkati nyine ngakompoza kuri table hariya wamagara ngo hari umuntu ushaka ko tujya kwa corona itaraza nkajya kubaye musahanu ndavuga ngo nyine
ngiye iyo naryamye kuryama ni nko refreshing kugira ngo mbanze nkwameho gato numve ntuje ubundi mbyuke continue vuga ngo continue gahunda ni continue imbere cyane yego ko dore ka twikomereza continue kodo imbere cyane kodo tubwiye ko ufite umukunzi ako tunavuye muri wapo twashwanye ntabwo mbizi niba izongera kunkunda ko tumaze gushwana kenshi kubera inzoga ntabwo ari inzoga character yanjye abakobwa kumanipira birabagora tu ngiye sinjya apfa kwitaba phone wapi biragoye nitaba phone ntazi gusa iyo nzimba nzi ibyo bagiye kumbwira nuvuga wanze kwitaba sheri wawe niba duga mamagaye mbaze kagiye kumbwira ibintu bya business nivuga ati business yanjye dafitanye nini kambe muretse nivuga igihe ntajya nitaba umukunzi sigaze ntamwanzi ako simwitabe tu nkavuga ati hagiye kumbaza ngo wameze gute kandi ntago meze ndameze nta meze ngira none se kodo reka tuvuge umukunzi wawe muri kumwe wenda nta kibazo gihari wenda ni nabwo wenda mugikundana umukunzi wawe umusabye akakwima wabyitwara mote ibidudu nabishaka handi nkamureka yashaka ugikina wewe twe tubaduhisha ngo ibidudu ngo ni ibintu ngo hanga umuco nyarwanda isi tutawasa no umuco nyarwanda nta muco ndavuga ngo niba ngiye dukoze ibidudu urumva niba dukoze nibunyinyi ibidudu kandi nkaba mbikeneye n'umuntu uri kumva interview yakoze ibidudu seriously nta mwana w'imyaka 3 wareba iyi interview ni bakuru bafite amafone niba ibidudu twe turabizi niba niba unyimye ntabwo force abwiye ngo makungufu ndakureka dukunda wakomeza ukamukunda ndakomeza gukunda kazabimpa nyuma cyo ukabireka ariko no kuvuga ngo ibyo biri mu bintu bitatuma mushwana kuko nabibona n'ahandi ntabwo birenze ni continue niba nyimye continue urakomeza imbere cyane yego kodo mu buzima bwawe wigeze gukotora ukavuga ngo aha ngaho noneho ndasigaye sinzi gukotora kuraburiza naraburije cyane kenshi mu mvugo arigiye naraburije bwa mbere papa amenya ko mwitabi shabi byandaburi nari kumwe itabi mbona raje ari kwigendera abarambuye inyuma y'inzu ngo amakodo bite nibyiza amakuru arambwira ngo waje icyo gihe nabaga i Kigali ndavuga ngo naje kubasura nari naje atabizi ngo atayikomereza kandi avuga ati mana ngo papa sindi kumwitabi icya kabiri nigaga muri secondaire muri école d'art 2012 twari dufite amakaritsiye atandukanye mu madoro noneho umuntu ati inkweto silipa ndazirangije ngo nta muntu wataye karitsiye ngo y'ubururu muri silipa nyine twitaga imbogo iyo mbogo karitsiye y'ubururu ngo nta muntu wataye karitsiye y'ubururu muri silipa bavuga ngo silipa z'ubururu muri karitsiye ko ni namwe ukayoga nuva no kwishura nkoga inzoga yes wa mugani watangiye mu wa mbere wasinze ubu ngubu nibwo ntasinze tu nzogananyewe ubu ngubu umeze neza ntabwo meze nabi kubera iki meze nka yaka ngiye kino cya I love imbere cyane continue nuba umeze nka yaka urashaka ikintu cyo kunywa yaka shamwanguriye agacupa kugura agacupa gasomeka nagatsiri muziranye nabi gatsiri yanjye yarabuze ninjye gatsiri wanjye ariko geva naho ajya gura inzoga ariko bazagura n'udufege geva gwitabi ndimo kwa interview menye geva wamubwira iki nona geva nari kitabi wowe zirica ngiye nari nago nyamfa urubambara napfuye se ako geva nawe ameze neza yapfuye se ako gisinjya urubambara napfuye wapuye napfuye cameraman wambaye napfuye wapi navuze wowe nabangiye sinjya mpfa nakomeza nka ngitabe ko geva riveho rituma hindana nagari byiza ngenza na Yesu usa na Yesu usa na Will Smith Will Smith na Yesu na what the fuck twikomere continue kodo
niki cyeze ukuba ukavuga ngo nyine ukabona yuko kizamuye amarangamutima yawe kikakubabaza ukaba ukibyibuka nisa? Napfushije umujama wanjye wakoraga video bita Ale Akimana. Ale yari umugoyi ariko indirimbo ya Plus Melody zitari zasohoka. Yari afite imyaka 22 afite umwana n'umugore babana. Kodo, tugaruke ku muziki wawe waduhereza indi freestyle. Yesu we kandebe uje tuma ndembera ngagukurikira everywhere you are. Yeah, nduzanziga everywhere you go. Yeah, yahondi nduzanyerera. Ndagiti tutanyegera. You something I need. Ni mari hari bari nzarinda. Wowe na wino ngira kusangwa igane. Te amagambo gino ndigazatuma nguvaho. Ngo vrema kabisa. Kodo, icyo ni ikigo bari kurimba? Yes. Imbere cyane. Ikigo gifite n'icyongereza? Fo. Ni creativity ni continue. Ni continue pe, wageze imbere cyane. Ego. Kodo, wageze kutubwira yuko uri mu bushakashatsi. Watubwira bwinshi. Watubwira ubwo bushakashatsi uri gukora, ese ukora byagenze bite, ese ubugeze he? Tubwire muri make. Mbukora nasinze. Ukora wasinze. Ubushakashatsi se ubundi bumeze gute, bwerekeye iki? Ni ibintu byose. Nese abantu ku isi n'ubushakashatsi nakoze. Abantu ku isi bagenda batamiye amenyo bose. N'umuntu uri kureba interview yatamiye amenyo. Siko ari byo. Ugenda ukandagiye inkweto. Iyo umuntu atazambaye. Murwanda sara umuntu atacyambara inkweto. Kagame yarabikemuye. Tugiye dukandagiye inkweto. Abantu bose baratwite. Ku isi. Nago nwite. Batwita amara. Uyagendana mu nda. Ntaho wayagenda ntiwagenda mu ntoki ntiwashyira mu mutwe. Ni mu nda. Uyatwite. Ku isi yose abakobwa bagira amabere. Bagira amabere. Ego. Tubebe. Oya, iyo tuvuze mu kwa tuvuga ingimbi. Ingimbi. Abangavu. Nuvuga ngo n'ubushakashatsi tugikomeye ariko nyine gukora ugaragaza ko abantu bose bagenda bikoreye umutwe. Ariko nyine gukora ndi kureba ukuntu abantu bose ari bose. Ari bose. Abantu bose ari bose. Kodo, hari ibintu cyo twumva ngo ahantu ngo ni kuri 40 ngo ni kuri 15 biriya bintu bivuga hari ahantu uzi wenda wavuga ngo ni rimwe kabiri babaze gute kujya bavuge ngo hano kuri 15 hano ni kuri 40. Amerezi ya kabiri ni ya kane ni ya gatatu. Nago uzi ya mbere, nago uzi imerezi ya rimwe, nago uzi imerezi ya 9 ngo kuri 17 ngo kuri 19. Ntuzi kuri 14. Ntuzi kuri 11. Wenda abantu bariyongoza tu. Ni continue. Wari yicara akavuga ngo continue 19. Twagiye continue 40. We ariyongoza tu. Gusa kandi gakoryo karenze. Kagama tuye iyi mu biryogo. Buriya? Mu Kiyovu? Ikiyovu? Ni mu biryogo mwana. Mbese urimo abantu bo mu biryogo banse barwanya bagatera nk'amasafuriya. Yagwayo. Ni hirya hariya. Navuga ngo ni bisobanuye ngo ahantu abantu bapinga ni waba harenze. Ese Kagame kujya tuyari. Ndetse ananewe kujya kwiturira nkaye. Ntabwo byamunanira. Ntabwo byamunanira Kagame turamwemera twese. Ariko nyine baciye bukavuga ati kanje gutora no mu biryogo ndemeza abanyarwanda ko ahantu mwe mwita ko hatarenze harenze. Ibi bibabikuramo ibyiza. Ko mu biryogo shana habitozo tubina. Narahatuye mu nzu ya 15. Kodo turi gusa. Umukobwa ambwira ngo nkansure. Nkahita ntira geto. Kandi ufite aho. Ugase naza hano ko barakandagira rero rose tuvugana. Yakandagira azera ko. Wowe winjira tugwa kuri matera. Imbabura nyiraza hanze imvura yagwa nkahita mbyuka nkajya kuyihanura. No imbabura biranze bavuga ngo inkuba ugahita ujya kuzana imbabura ngo kararo yifashe. Itanyagira je nkabura ukuntu nteka. It's like hari umujyama wanisha geto.
umwana aje kunsura ako kodomenya yarariye abana benshi. abantu se barya bashonje agiye urya udashonje nko kurya umwana ibyo ntabwo ari ikibazo urumva hari umujamanije gato mani nsanga yarimutse ariko ntangira ahantu yimukiye ndahumva ambwira n'inzu mageze nsanga harimo inzu nyinshi ahantu haba amazu asa yego menshi mbona mageze mbura iyo nzu njya gufata ambwira ngo urufunguzo rusize muri Costa n'umwana ari inyuma ugategereje ngo ngiye gufata urufunguzo ngo nkingure bita nzamuka mu nzu y'abandi ufata urufunguzo ngo mbara nyiza rakinguye gato uri mu biki ku nzu yanjye uzi wowe guseba wowe navuze ariko nabikuvuga ko ndaseba uri kumwe n'umwana umwana anyitegereje avuga neza ubwo mwabaye mukijyaho mwari mu gihe cyangwa wese uvuga ngo twigende yaneje amashumi yanjye guko utira geto nibo byarengera kuvumbuye neza umva wowe nabe byumva continue continue tujye imbere cyane kodo nihe nama wagira abantu hari abantu baba bavuga ngo nzi gushushanya nabasha no kuririmba hari igihe ubibwira umuntu kurya ashobora no guca intege akavuga ibyo bintu ntabwo abikora byose niki wamubwira muri aka kanya ntacyo namubwira akomeza bifata uko azarenzeho n'ibindi ese namugirana ntabwo nitaye ku muntu uri kukubwira ibintu ashaka man aba buri muntu agira ibintu bye ngiye ikintu ikosa rya mbere ntangira mu buzima ntabwo njye nita kuntu abantu bari bumfate as long as ngiye mfite target rero nta nama namugira nta n'umuntu nagira inama namugira inama se akubita ababyeyi anywa inzoga asinde anywa itabi nk'urumogi bagufunge ngiye inama yanjye mu muhanda usare menya ufite rya shuri hari abantu bamamazaga ngo niyo ngo mayibobo ngo wizana umwana wawe tumukubite tumuguremo ibiguma tuzane n'abandi tubici tera imbere bimbwa tera imbere nta nama wagira umuntu yigira inama wowe niba ushaka kugira inama umva ngira inama ngende ijeri tuziba ngo umanze kumvira se na nyina yumvira ngende ijeri kubita ababyeyi nk'itabi nk'inzoga irwa ku muhanda wambaye ubusa niba ngombwa usha muri ibintu by'abandi wiruke bakwice wakoze cyane kubana natwe twizeye yuko n'ubutani tugukenera twizeye yuko wowe twizeye yuko next time nitugutumira tuzakubona kandi wakoze cyane ku butumire bwacu yego kuva ndi umwana kugera ubu nta muntu n'umwe umuntu twamenye ntabwo ajya mbura ko muri social media ngiye live nyiri social media kuri social media ukoresha ayahe mazina kodo cartoons kodo byabisanzwe kana o na da na o na cartoon iriho s amakartoni ntabwo ndi imwe ni nyinshi ndi cartoon nyinshi uri byose iziririmba izishushanya ngende ibintu byinshi biba byigendera ngire continue ndimo ngende continue kodo wakoze cyane nawe unakoze iki nawe wakoze reka tugushimire wowe ukomeje kudukurikira wowe wakoze subscribe ukomeza utugira inama mukomeze mutugira inama mu comment kandi tubabwira yuko ikiganiro The Talent umurwa kizakomeza kibageraho nkuko mubizi n'ibisanzwe muri kumwe nanjye Ange Trudy ciao ngo tuzatubagera uduki mukore subscribe mukore something ku Murwa TV uvuga subscribe something mukore subscribe kuri Umurwa TV ibintu ni fresh tugomba kubagezaho ibintu byinshi bitandukanye ibintu ni fresh ubundi ndani ni imbere cyane urumva niko ndi niwe we subscribe cyane unabireke ubundi turi kukwinginga wowe subscribe ngo ubone ibintu byinshi cyangwa ubireke